muvandimwe Rusesabagina, ubwo butegetsi abanyamerika bazaguha buzaba bumeze gute? Ubutegetsi bwo mu Rwanda bucigatiwe mu ntoke n'agatsiko gato k'abatutsi b'indatwa kiteguye gutanga ibitambo bishobotse byose, ariko bakagumana ubutegetsi. Biteguye gutanga abana babo nk'ibitambo, biteguye koreka igihugu cyose, ariko bagumana ubutegetsi. Ubutegetsi niyo mana yabo. Mu myumvire yabo ntibabaho badategeka badahatse. Ubutegetsi baracyabucigatiye mu biganza, ntabwo biteguye kuburekura. Uburyo bwonyine bushoboka keretse gukubitisha icyuma gishyushye ibiganza bicigatiye ubwo butegetsi. Ntibibatangaze, uwo ntazi se nzi nyina, nta bundi buryo mbona. None ubwo butegetsi bashaka kuguha ni ubutegetsi bw'uko ki? Barashaka se kugufasha kujya kwiyamamaza mu Rwanda? Mu gihe buriya butegetsi bwaba bukiriho, baba bagupfunyikiye amazi hamwe n'abanyarwanda bose. Ariko rero bagize gutya bakavana ubutegetsi mu maboko ya kariya gatsiko bakabuguhereza, uzabwakirana amaboko yombi. Ariko rero uzahita ubusangiza abandi banyarwanda bose. Uti ese gute? Icya mbere, ntuzareke abanyamerika bakuvugiramo. Ibyo badukoreye na Kagame turabizi. Yego turazi ko aribo bakuvanye mageragere, ariko ntuzibagirwe na rimwe ko ari ukuboko kw'Imana kwakuvanye mu menyo ya rubamba. Abanyamerika uzabahe icyubahiro kibakwiriye, ariko ntuzareke bakuvugiramo. Uzareke Imana ibe ariyo ikuvugiramo, kuko ariyo yakuvanye mu menyo ya rubamba. Icya kabiri, uzashake abanyapolitike b'abanyarwanda bitangiye kandi bakitangira abanyarwanda, maze musangire ubutegetsi. Mwese muzaba muri perezida, mufatira hamwe ibyemezo mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Mu mwaka wa 3 muzafungura rugari ikibuga cyo kwiyamamaza, maze umunyarwanda wese ushaka gutegeka u Rwanda bamuhe rugari yiyamamaza imbere y'abanyarwanda. Namwe uko muzaba muri abaperezida 4, muzamanuka mu kibuga mwiyamamaze nk'abandi banyarwanda niba mubishaka. Nabyo biratangaje kumva mvuze ngo abaperezida 4 mugaho gukanga n'urwara. Mwitangara. Imana yaduhaye ubwenge bwo guhanga inzira ngoboka mu bihe by'amahina. Si ngombwa kwigana abandi. Ufite gutikirira aho abandi barokokeye. Urugero nk'ubu mufite umuperezida umwe nk'ibindi bihugu byose, ariko dore aho uwo muperezida abagejeje, nyamara ibindi bihugu byigaramiye. Mwigira ubwoba bwo guhanga amayira mashya. Icya gatatu, birumvikana ko muri iyo myaka 2 atari yo kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi. Oya, iyo myaka 2 izaba ari yo gusana no kugombora imitima y'abanyarwanda, imitima y'abanyarwanda bose. Ndavuga ngo kugombora abanyarwanda kubera ko ubutegetsi bwa FPR bwaroza abanyarwanda atari ku mubiri gusa, ahubwo mu mutima no mu bwenge, maze ibahindura ibifofomanga mu bwenge, ku mutima no ku mubiri. Maze bigiye guhumira ku mirari, kiliziya zo mu Rwanda nazo ziteza umurindi FPR karahava ku buryo bunyuranye. Iyo myaka 2 izaba ari yo gusana, komora no kugombora imitima y'abanyarwanda. Iyo myaka 2 izaba nanone ari yo guha abanyarwanda bose ubutabera. Abicanyi bagakurazo, bakibeho, birubirizi, bimudende, bo mu buvumo n'ahandi henshi mu gihugu no hanze yacyo, abo bicanyi barakidegembya. Nibo bafite ubutegetsi mu Rwanda, kandi na n'ubu barakica. Ntabwo mwakubaka igihugu hejuru y'ako karengane. Mwaba mubeshya abanyarwanda kandi namwe mwibeshya.
hari igihe ntekereza ko mu Rwanda igihano cy'urupfu cyagombye kugaruka ku muntu wishe undi abishaka kandi yabigambiriye. Ndabizi ko imvugo nk'iyo izamura induru n'impaka nyinshi, ariko hari abanyarwanda bafite ubugome bukabije mu mitima yabo, bica umuntu bisekera batera urwenya, bakica umuntu nk'uko bica ikimonyo, bakikomereza izira nk'aho nta cyabaye. Igihano cy'urupfu kigarutse, abantu nk'abo mbere yo kwica cyangwa kwicisha umuntu bajya babanza gutekereza ku buzima bwabo bwite. Icya kane, ese Rusesabagina ko nkubwira ngo muzabe muri abapolitisiye bane mutegekana igihugu, abo banyapolitike ni bande? Hanze aha ngaha uzasanga abanyarwanda bafite inyota y'ibintu, harimo n'inyota y'ubutegetsi. Gusa umuntu akibaza niba iyo nyota ijyanye n'ubushobozi bwabo. Ibyo ari byo byose, hari abanyapolitike bemeye gusheta ubuzima bwabo kubera abanyarwanda. Yego ntawe uneza rubanda, ariko rwose hari abanyapolitike bemeye kwitanga, bigaragarira buri wese ko umusonga w'abanyarwanda ubabuza gusinzira. Muri bo nawe urimo Paul Rusesabagina. Kuri iyo mpamvu wanyuze mu menyo ya rubamba, none ukaba uvuye imageragere. Umunyapolitike wa kabiri ni Padiri Thomas Nahimana uri hariya mu Bufaransa. Kuva kera kose ibyo avuga, ibyo akora, imishinga hanga, bigaragara ko uriya muntu akababaro k'abanyarwanda kamugera ku mutima. Kuri we hari akarusho. Hanze aha ngaha niwe uvuga ku buryo butomoye atarya indimi, ati ndashaka kuba perezida w'u Rwanda, ati nimume amahirwe yo gutegeka kiriya gihugu maze murebe. Inshuro ebyiri zose Kagame yamuhagarikiye mu nzira agiye kwiyamamaza. Umuntu nk'uwo utamushyize muri ya groupe y'abaperezida b'inzibacyuho yaba ari amakosa. Umuntu wa gatatu uzamunuka umusanga mu Rwanda ni umudamu witwa Victoire Ingabire. Nawe yemeye kwishyira ku karubanda yitangira abanyarwanda. Uburuko nawe yawubayemo imyaka myinshi, ariko nyamara ntiyacitse intege. Ubwo ntimubaye batatu. Uwa kane muzafate umupolitisiye w'umututsi urazwi inshinga n'akabaro k'abanyarwanda bose. Aha ndabisubiramo, umututsi urazwi inshinga n'akabaro k'abanyarwanda bose. Ku bwanjye ntawe mpita mbona ako kanya, bishoboke ko ahari rwose, gusa ntawe mbona hano hafi, ariko kubera ko mwebwe muri ahirengeye mufite kumubona kundusha. Umunyamategeko witwa Charles Kambanda uba muri Amerika, ibyo avuga bigaragara ko biva mu mutima urimo ubumuntu n'ubuhanga, gusa bigaragara ko nta nyota y'ubutegetsi afite. Mwapfa kumubaza niba yiteguye gutabara u Rwanda n'abanyarwanda. Ndazi ko mu mitima yanyu nta bibazo by'amoko mufite, ariko rero hari abanyarwanda benshi bakiyumva mu moko. Niko bimeze, ntacyo twabikoraho. Gusa ndabona nko mu myaka 5 iri imbere nta munyarwanda wagombye kuba akibona mu moko kugira ngo agere ku butegetsi cyangwa ubuyobozi ubwo aribwo bwose. Icya gatanu, hanyuma se bizagenda gute ku bandi banyapolitike bashaka ubutegetsi kandi biteguye kurwana umuhenerezo kugira ngo bo cyangwa se ababo bagere ku butegetsi? Icyo nababwira ni ukwihangana, koroha no koroherana. Nyuma y'imyaka 2, mu mwaka wa 3 bazamanuke mu kibuga biyamamaze, bivuga ibigwi n'imyato, abaturage bazabatora maze bategeke. Gusa bazirinde kurwanira ubutegetsi nk'inyamaswa. Ahangaha nababwira ubuhamya butoya.
muri 1993 ubwo cyari igihe cy'amasezerano ya Arusha, amaparti menshi yariho arwanira imyanya mu butegetsi buzaza nyuma y'amasezerano ya Arusha. Icyo gihe nahuye n'umwana w'umukobwa w'inkotanyi, ndamubaza ntese urabona mu Rwanda bimeze gute? Nuko aransubiza ati abahutu bariho bararwanira imyanya nk'imbwa zirwanira amayezi. Iyo mvugo ntabwo nayibagiwe. Ku ruhande rumwe wumvagamo ubwibone n'agasuzuguro, ariko ku rundi ruhande ugasanga harimo ukuri kwambaye ubusa. Abahutu bariho barwanira ubutegetsi wagira ngo imbwa zirwanira amayezi, ariko nyamara iyo haza kubaho kubahana, koroha no koroherana, ntabwo bari kubura byose nk'ingati imennye. Amaherezo baje kubura iyo myanya ya politike barwaniraga, babura n'igihugu. Tugize gutya tukabona ukubitisha icyuma gishyushye ziriya ntoki zifashe ubutegetsi mu Rwanda, maze ubutegetsi bukagwa. Aho gutoragurwa n'undi Kagame w'Abanyamerika, ibyiza nuko habaho abanyapolitike batarwanira ubutegetsi ahubwo batabara u Rwanda. No muri bihe rero ntabwo ari igihe cyo kurwanira ubutegetsi, ni igihe cyo gutabara igihugu. Abashaka kuzana ubutegetsi bushingiye ku turere cyangwa ku moko ni ukubamaganira kure, byaba ngombwa tukabavuma. Abanyarwanda barababaye bikabije. Uwo bazavuma bamujije ubugome n'ubugambanyi bizahama. Niba muzi ubwenge mwitondera Abanyarwanda. Igihe cyo kubacuruza ukoresheje ubwoko n'uturere cyararangiye. Ubu ni igihe cyo kubaha no kubaka Abanyarwanda. Ibi bitekerezo ni ibyanjye, ndabiguhaye. Nanjye kandi mporana inyota idashira yo kumva ibitekerezo by'abandi, ariko bivuye mu mutima utarimo urwango n'ubucakura, ubwibone, ubugome n'uburyarya.